kwiruka mu bintu byo ku ishuri. Cyo ku ishuri? Niyo mpamvu ubona ntabizanye. Ase sinakubwira ngo ntuzagire ikibazo cy'ishuri uzajya umbwira mbikemure. Nta kibazo. Ndabona rwose wagira ngo n'icyaka cyakwishe. Inyota iranyishe cyane. Oh sheri, inyota ikwica gute? Ahubwo sinzi uko wabigenza n'agafanta nta kibazo. Agafata gusa se? Wambonye ukagira inyota? Nayifite ahubwo nyinshi. Ariko nawe ugabanye kuzajya unjijisha mu minsi. Ntabwo mba nkujijisha rero. Ibyo ndi kubwira ni ukuri. Nta kuri kurimo. Nose turamanuka cyangwa turazamuka? Ushaka ubwo tugende ku ntuza hahandi dufate kamwe nta kibazo. Twongeye twimaze. Ibyo gusa se ahubwo. Mimi, uguze. Niga mu cyaro cyatindi cyafo ariko niwe ubizi. Ntukababare. Ngiye kwenza kwiga amakuvane sibyo? Umva. Byonyine iyo abana bakubonye uri kumwe n'umuhungu cyangwa se mugiye kantine. Ya ndabizi yakuyeho niko bakwita. Abo ni abanyacyaro. Wowe bihorere gusa umenye icyakujyanye. Si imyaka mike mbura. Uzatuma kuvana umujyane kwiga i Kigali. Sinjye uzarota mvuye kuri kiriya kigo. Wowe gusa nzakubana. Jya muri salo ufate telefone uvugane na papa. Urantega amatwi neza ndi ikintu nabinje kukubwira. Ungeze hano do. Hehe. Aha do. Ndagusabye. Kandi niba ufite amatwi yumve neza. Ndakwihanije kuri wa musore. Ubwo umusore uvuga n'uwo. Ndimo ndakubwira umugabo wanjye. Umugabo wawe? Uyu nguyu ujya hano. Umugabo nzi ni papa. Kandi nawe nta cyaho. Ubwo nuwe mugabo ushatse cyangwa uravuga rwa rusaza. Nguruki? Urusaza. Uwo noneho. N'icyo ubuganira nawe mbese. Ubona ni igisa wamaze kumwita igisaza. Wazamubajije niko umubona. Buhoro nkuko uzinza kuko igenda. Icyo aba gushakaho nanjye nshaka kandi nanjye mbamukeneye. Uba mbamukeneye. Ubundi nani nakavuganye nawe. Byivugane. Mva mimi. Mamugeza nafata amashati mva ndakubwiye ngo twumvikane umaze kungera hano. Ubwira none reka nkwereke ngiye kugufungira umuriro n'amazi. Ndakwihanije. Dekura. Mva mimi. Dekura. Sheri. Niko. Byarashaje se. Ese biterwa. Nawe nako gashinete ndumva rwose. Umva babarira cyane. Wese. Si ukujugunya akaboko kanje nkujugunya ivu. Hari ikintu ngiye kukwisabira. Niba wenda kumfatanya n'umwana wawe bimbwire bitemo. Umwana wawe wanjye mimi. Mu buhe buryo bwo? Aya ngaya urayabona y'amaso yanjye. Narakwiboneye ubwanjye. Oya. Akushe urabona kuko ngiye ubwanjye nafata umwana na nyina nose wamboneye. Igihe wari uhagaje umuteza ava ku ijuru. Ahubwo hitamo. Hage wari uhagaze wari uzi ko ntakurebaga. Voilà. Nimba ari icyo ngicyo usiko kwashyo uzi ko ntabimenyesha reka uyumva mubwira. Reka buriya urabona Mimi amaze gukura. Hanyuma kandi Mimi ni wa muntu utangiye kujya dukeka. Bangira ngo atazamenye ibyanjye nawe sheri nuko uri kwimara rwose. Aniyumvemo. Nkande. Ave nyine urabizi ko banyita tonto. Nje ku izina rya tonto. Ugere kuri he? Kuri dadi. Mbabara ubuvuye hano. Jewe ubu none sirika tuzasubira ubutaha. Kunyirukana ndori yazutse ku buryo. Iki cyo kiganiro tuba tugisubitse. Urumva mbanze nshyira ubwe mugiye kugihe nawe ugenda ufye kugwanya mu gihe. Ariko nimba kandi uzazo warahisemo. Uranyumva neza? Oya umva. Nimba wumva go. Ariko se niko birashya ryari? Biri hafi gushya. Hazi yo biri hafi yanyu umva nkubwire. Niba itarashira niba yashizemo urongeramo da. Nyine nawe bunywaga gakeya turimo kuganira se biraho bitunganye mukana. Ko none n'umusamugane mwe bangireza kumurira. Ho kungurira bye sha. Ko mbizi ko tutaganira wicaye gusa. Ntacho.
reka nkubwire mfite ikintu nashaka kubwira buriya gikomeye nuko nabuze aho ngihera. ese wabura aho ubihere nkuru uzi gute ubwo nuko nta kiba gihari ariko wowe buri gihe ibintu byanjye byose babipinze nta kintu njya kukubwira ngo wumve nibura ko kiba gifite agaciro ari ukuri. reka nkubwire nagupinze ahubwo defugira nini inkuru yose ugiye kuvuga urabanza ugaca intereramo cyane ugakata ikorosi rya mbere ryaka kugira ngo uzagire mbese kugira ngo uzagushe ku ijambo biri kure. Sigaye mbona umukobwa wawe yarahindutse. Yahindutse kera rwahise sigaye aciragura afite isesemi ya buri kanya ibiryo ashogora kandi iyo numvishe n'amakuru ahwihwiswa hanze sigaye mukeka amabara. Eki kuba yarasamye rwose. ariko ubwo ntureba aramutse atwite ubwo wambwira ubwo buriri yabukuye wowe nawe ni kwanza ni nawe wabanza gutumuka mbere ko nanjye naragowe kuko none se naba naramutumye. waramutumye se iki ngo sibyo urumvise iyo rero nkuru yo kumbwira wowe umva nkubwire aho kugira ngo sanze yarana Bravo. Yesu ashimwe pastor. Yesu ashimwe dete. Namahoro. Namahoro. Kamuzanira agatebe. Ibisamakuru. Yahise neza. Ni ahandi asanzwe. Wese umeze twa. Umva ntabwo uzi ishyano mfite. Ubu sinzi nanje ibembe kumva. Yose. None ikibazo sinzi nimba ari Jackson. Sinzi nimba ari rwa rusaza umbega ndicaye ndategereje. Njye se ntureba ukuntu ndi guhonjagura imyembe. Ako nabibonye uca imyembe byagenze biri. Ubu se wa musaza ntabwo umwibuka. Oye we utambwira we. So wamuje nawe se. Kimbabaje. Nuko umusenzi namuzi. Ntabwo muzi. Ntabwo muzi. Nitwari twajimije itarase. Shana umva ukuntu wakoze amakosa akomeye kandi. Erega njye bwari ubwa mbere. Akura bize. Mama afite album ari reka nyene njye kumukwereka. Baby me. Enda ugatwa. Enda nibagirwa. Umva ikiranga ndi busubize kuvuga kuri telefone kamwita. Namahoro. niyo masa Izina rya Yesu. Pasiteri ko kuramuha inzoga. harya ni pastor Mwihangane nta kibazo. Agewe nta n'ikibazo ariko wamugani kuri mwebwe kuko warubariye urabariye rwose muzi ko hari wamugani nta konje tugira mukumva ko isaha n'isaha nyine muzajya muza mwisanga mbese muri make none ugasanga wenda umunsi umwe muraswasi ugasanga umunsi umwe wenda twiriwe mu rugo icyo mbese se Kamubwira icyo Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Kuko utejejwe atazabona umwana Imana. buriya se se buriya batejejwe ni nka misago ni nkande Nabakora ibinyuranye n'ibyo Bibiliya ivuga. reka nzane Bibiliya yanjye ndebe nimba ihuye n'iyawe wenda iyo mirongo Nta kibazo. nizane kuko Turamusingira kandi Imana izagira neza. mu by'ukuri reka mbanze nkubaze kandi usubize oya nta soni pastor oya Mbega umugabo ubundi kubera iki mudashyiramo ifumbire urabangura umva ntureba ko ncitse ibi byose nazi Isago wagiye utuza. isago nta soni Wagiye utuza. Ugezeho kwirukangana n'abakozi b'Imana. abakozi b'iki hano ni ku Mana ku buryo aje gushaka akazi ayobeho Imana iba Mbese we nturi umuntu w'Imana. ceceka
ariko ubundi reka nacecetse rwose misago mbabarira misago mbabarira ni ukuri umwana Oui, alors? Yes, allô. Amakuru. Et moi aussi ça marche vraiment? None se Oui. ko nashakaga udufaranga duke two gukemura ikibazo tw'ishuri. Angahe? Sha 20,20 gusa. 20,000 francs rwandais. Oya nta kibazo numva. Ntacyo nakwima ngifite. Uri hehe ngo nyakuzanire? Hari impande y'agasoko. Oya no. Ku gasoko burya haba hari akavuyo sheri no. Ku gasoko burya haba hari akavuyo. Ahubwo twagenda urabona nkara ku muvumba ara ku cyambu neza. Ubona ko haba hari amahumbezi akayaga ukuntu mbese ku buryo wumva ko amahumbezi yashobora gusakara ku mitima y'abikundane. Nta kibazo. Nko mu masaha 9 cyangwa mu masaha 10. Ariko burangiye ngera gahunda saa 10 top. Ndaba mpageze vraiment. Okay. Ko Fefe. Waje no gukora iki? Waje kwiyahura? Oya. Hari umwana w'inshuti yanjye nje kureba. Umwana w'inshuti yawe satuye hano mu muvumba. Twavuze ko duhurira hano akanyigisha. Akakwegisha nta makayi ntake. Arayazanye. Yari yambwiye araza kunyigisha. None twari guhurira hano akanyigisha. Ko maze igihe niga kandi urabizi. Akuwe. Ubu urancurika ukancurukura njye ubona ngana nawe njye. Ndakwaska. Undi musi. Mugure no. Hasoni. We, nundi musi sinzonya kuku. Hasoni. Gusange mu rugo nona. Barukwasa. Shimwe kabisa narifashwe neza none. Sinakuzongera kwireguza iki. Kuzavuga ko mbeshyira se. Reka ndebe nimba yarenze. Papa yaramfashe we. Nari kuzamukizwa n'iki koko none. Sheri ahantu twari guhurira papa yahasanze ihangana ni nata sindarota se tukuvuga ngo kuva cyagiye byagendaniye ko n'umujinya natukanye ahangaha Reka no mu rugo
nta n'inyinya kuko ubu ndiho ntariho pe nari maze iminsi ndiho nariho ndagukunda pe nanjye baca umugani mbabwira baca umugani mu gifaransa ngo nanjye nawe si joteme ntabwo rero nazaza gutetse kandi n'ubuzizi hanyuma rero mva mwiriwe